Birashoboka ko filime nyinshi yakunze kugaragaramo ndetse zigatuma izina rye rikomeza gutumbagira zabaga ari izakozwe na se umubyara Rakesh Roshan. Ibintu byatije umurindi abatemera ubuhanga bwe bakavuga ko ashobora kubyina no gukina filime za se gusa. Ku rundi ruhande ariko ntibibuza Krishna kuba ari umwe mu bakinnyi beza kandi ikirenze ibyo agahembwa amafaranga menshi Bollywood. Hrithik Roshan wavutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere mu 1974 yavukiye mu mujyi wa Mumbai mu muryango w'ibyamamare gusa by'i Bollywood. Papa wamubyara Rakesh Roshan n'umwanditsi, umuyobozi ndetse nawe yahoze ari umukinnyi w'amafilime. Papa wa Krish kandi nawe yari umuhungu wa nyakwigendera Roshan Lal Nagrath. Uyu nguyu wazari umucuranzi akaba n'umuririmbyi. Nyina wa Krishna kandi nawe n'umukobwa nyakwigendera G. Om Prakash. Uyu nguyu watunganyaga akanayobora amafilime mu Buhinde. Si ibyo gusa kuko na nyirarume w'uyu mugabo witwa Rajesh nawe ari umwanditsi w'indirimbo. Nubwo Hrithik Roshan ari umuhindisme avuga ko atajya asenga ariko yemera ko imbaraga z'agatangaza zibaho. Mu buto bw'uyu mugabo ngo yakunze kwiyumva ari nk'ahari wenyine yigunze cyane. Ibintu byaterwaga nuko yavutse afite igikumwe cy'inyongera cyahujwe n'icyo ku kuboko kwe kw'iburyo. Ibintu bituma agaragara ko ufite intoki esheshatu. Kuvukana intoki esheshatu nibyo byatumye bamwe mu rugano rw'abamwicisha ndetse batangira kumwirinda cyangwa se bamuha akato ko wabonaga atari umuntu usanzwe nkabo. Kuba muri ubwo buzima byamuteye ibibazo ku ishuri ndetse n'uburwayi bwaje gukira ari uko avuye biciye mu biganiro cyangwa se speech therapy. Kuba yaravukiye mu muryango w'ibyamamare gusa biri mu byatumye Hrithik Roshan yamamara akiri muto kandi bimworoheye, dore ko sekuru Prakash yamuzanye bwa mbere kuri kamera afite imyaka 6 gusa. Ahari muri filime yitwa Asha, ni filime yasohotse mu 1980. Icyo gihe Krishna yishyuwe amapawundi 100, ni ukuvuga arenga hagati y'I131 by'amafaranga y'u Rwanda. Kuva icyo gihe Roshan yakomeje kugenda agaragara mu mishinga itandukanye y'amafilime y'umuryango ariko mu buryo butemewe, ari ukuza gukina gusa akagenda, maze uruhare rw'umukinnyi ku giti cye aza kurugera afite imyaka 12. Kuba bamukinisha ari umwana byatumye yifuza kuba umukinnyi igihe cyose atari ukumwifashisha gusa. Ariko ku rundi ruhande papa yakomeje gutsimbarara ku kwibanda ku myigire ye kuko yumvaga ari muto ku buryo atabasha kwihitiramo. Afite imyaka 20, Krishna yasanganywe indwara ya scoliosis itamwemerera kubyina cyangwa se gukinira abandi, ibyo bita stunt. Ibintu byatumye asubira inyuma ariko amaherezo yaje guhitamo kuba umukinnyi uko byagenda kose. Maze nyuma y'umwaka umwe amaze kumenya ko arwaye iyo ndwara, ubwo yari yatembereye ku mazi yaboneyeho umwanya yiruka ku mucanga ndetse n'imvura imunyagira ari muri ibyo ngibyo. Icyo gihe yavuze ko atababaye kandi nta n'ingaruka byamugizeho. Iyo avuga uwo munsi Krishna avuga ko nta mubabaro wari uhari kandi ko ari nka the turning point y'ubuzima bwe cyangwa se umunsi ubuzima bwe bwahindura icyerekezo ugenekereje mu Kinyarwanda, bitewe n'uko yatekerezaga yuko atazongera gukurikira inzozi ze zo kuba umukinnyi ndetse n'umubyinnyi ukomeye. Mu myaka za 87 kugeza muri 97, Krishna yungirije papa we cyangwa se aba assistant director mu mafilime ane yakunzwe ariyo Kudrigas, King Uncle, Kalan Arjun ndetse na Koyala. Ubwo yari yarakinnye amafilime menshi ndetse akajya yungiriza papa we muri filime zimwe na zimwe, Krishna yatangiye kugaragara cyangwa se ibyo twakita kugafata mu myaka za 2000. Ubundi byari biteganyijwe ko Roshan azakina bwa mbere nk'umukinnyi w'imena muri filime yahagaritswe yari yiswe Talalum Popam, ariko biza kurangira akinye mu yindi y'urukundo yiswe Kahona Pyar Hai. Ni filime yakozwe na se umubyara n'ubundi. Maze ibi ngibi byatumye abantu batangira kumenya yaba iwabo ndetse no hirya no hino ku isi ku bantu bakunda filime z'Ubuhinde. Muri iyi filime Roshan yahawe role ebyiri zitandukanye, dore ko akinamo afite undi muntu basa. Gusa ibi ngibi byumvikanisha neza ko ari wakinye hombi kuko mu busanzwe nta manga agira. Igice kimwe muri no filime akina yitwa Rohit, umuririmbyi uza kwicwa bunyamaswa nyuma yo kubona ubwicanyi bwakorerwaga umuntu, ndetse akanakina kandi yitwa Raj, uza gukundwa n'umukunzi uba uri uwa Rohit. Mu kwitegura kugaragara neza muri iyi filime, Roshan yatojwe n'umukinnyi w'icyamamare muri filime z'Abahinde Salman Khan kugira ngo yongere umubiri we. Iyi filime Kahona Pyar Hai yabaye filime y'Abahinde yinjira amafaranga menshi mu mwaka w'2000, ndetse muri uwo mwaka Roshan aba umukinnyi wa mbere wegukanye ibihembo byombi bya Filmfare ndetse n'umukinnyi witwaye neza muri uwo mwaka. Iyi filime kandi yahise ihinda isura Roshan maze imwerekana nk'umukinnyi ukomeye muri Bollywood. Filime ye ya kabiri yagaragayemo igakundwa cyane ni filime ya Khalid Mohammed, filime yiswe Fiza. Muri iyi filime Roshan akina nk'umuhungu w'umuyisilamu w'inzirakarengane wabaye icyebe nyuma y'imyivumbagatanyo yabereye mu Mumbai mu 1992 kugeza muri 1993. Iyi filime Fiza kandi ikaba yarongeye gutumbagiza izina ry'uyu mugabo ikamushyira ku rundi rwego, maze bituma abavuga ko atunzwe no gukina filime za se gusa baceceka. Mu mwaka wa 2003 kwamamara kwa Roshan udasize n'amafaranga yinjizaga abikuye mu gukina filime gusa byikubye inshuro utabara, uhereye nko muri filime Koi Mil Gaya ya 2003, filime ibanziriza ibice bya Krish. Ni filime kandi yayoboye nanone igakorwa na se. Filime byamusabye guta hafi 8 bitewe na role yari yahawe. Muri no filime Roshan akina yitwa Rohit Mahera, umusore ubana n'ubumuga uhura n'ikivejuru, uko abapolisi bakomeza gushakisha kivejuru ari nako Rohit nawe
ashaka uko yahisha inshuti ye ize gukora ibintu by'agatangaza. Mu mwaka wakurikiyeho ni ukuvuga 2004 Roshani yagaragaye muri filime Rakesha. Gusa kuva icyo gihe kugeza 2006 Roshani ntabwo yongeye kugaragara kuri kamera kugeza ubwo yagaragaraga muri filime 3 zirimo See You ndetse na Krish n'ubundi filime yakozwe na papa we ikagaragaramo kandi n'ikindi cyamamare Bollywood ndetse no ku isi muri rusange Priyanka Chopra. Mbere y'uko habaho ikorwa rya Krish, Roshani yagiye mu Bushinwa kwituzanya na Tony Ching umufashije kubasha kugaragaza ubuhanga bwose ubona muri Krish ndetse no mu gukina Krish. Roshani yavunitse inshuro zitabarika. Iyi filime yabaye filime ya kabiri yinjije amafaranga menshi muri Bollywood uwo mwaka kandi imuhesha ibihembo by'umukinnyi witwaye neza muri 2007 ndetse n'ibihembo mpuzamahanga bitandukanye. Kubera role ye nk'umukinnyi w'umuhanga udasanzwe muri Dom kabiri ya 2006 afatanyije na Ashwarya Rai, Bibasha Basu ndetse na Abhishek Bachchan, Roshani yatsindiye igihembo cye cya gatatu cya Filmfare nk'umukinnyi witwaye neza. Ndetse Dom kabiri ijya muri filime z'Abahinde zinjije amafaranga menshi z'ibihe byose. Nyuma ya role nto muri filime Lucky by Chance ya Zoe Akhtar yo muri 2009, Roshani yagaragaye kandi yandika indirimbo Kites in the Sky iri muri filime yiswe Kite 2010 ahakina ari umugabo ukora uburiganya mu gushaka green card Las Vegas maze agashaka n'abagore 11 batandukanye kugira ngo abone amafaranga. Nubwo ku rundi ruhande ari ku filime itaciye neza nawo mu rugo, aho nk'urubuga Box Office India rwatangaje ko muri no filime bananiwe gukoresha neza ibijyanye n'ururimi. Ku rundi ruhande yabaye filime ya mbere ivuye Bollywood yagiye mu 10 za mbere zakunzwe mu majyaruguru ya Amerika. Mu mwaka wa 2013 Roshani yagaragaye mu gice cya gatatu cya filime y'urukurikirane Krish gatatu aho kandi akina na Priyanka Chopra, Vivek Oberoi ndetse na Kangana Ranaut. Iyi filime Krish igice cya gatatu yinjije amafaranga menshi agera muri miliyoni 3 z'amapawundi ku isi yose ubwo cyajyaga hanze gusa, maze bituma iba imwe muri filime zinjije amafaranga menshi kurusha izindi zibihe byose mu Buhinde. Nyuma y'imyaka 2 yarafashe ikiruhuko nta kugaragara imbere ya kamera, Roshani yongeye gukora ari nako umwuga ukomeza gufata indi ntera nuko abanza gukina muri filime y'amateka ya Vikas Pahil yitwa Super 30 mu mwaka wa 2013. Indi filime yakurikiye kandi yanakunzwe cyane ni filime yitwa War akina hanganye na Tiger Shroff. Roshani kandi azagaragara mu gice cya 4 cy'uruhererekane rwa Krish kizasohoka mu minsi iri imbere. Uretse gukina filime ariko Roshani benshi bamenye nka Krishna ni umunyamideli, umuririmbyi ndetse akaba n'umubyinnyi ukomeye. 2011 Roshani yari umwe mu bari bagize akanama nkemurampaka mu irushanwa Just Dance maze bituma aho umukinnyi wa filime uhembwa amafaranga menshi nyuma yo guhembwa miliyoni 20 z'amapawundi mu mezi ane gusa. Kimwe nka benshi mu byamamare cyangwa se abandi baherwe, Roshani nawe azwi mu bikorwa by'ubugira neza, gusa umwihariko w'uyu mugabo ashyigikira cyane ibikorwa by'abana bavukanye ubumuga. Kubera gukina filime kandi Roshani yagiye akorana n'ibigo bitandukanye hirya no hino ku isi abyamamariza. Aha twavuga nka Coca-Cola, Tamarind and Hila Honda, Provagil, Hide & Seek ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. 2015 ikinyamakuru Times of India cyatangaje ko Roshani yakiriye hagati ya miliyoni 170 z'amadolari kugeza kuri miliyoni 210 kuri buri masezerano. Ibi ngibi byatumye aho umwe mu bahembwaga amafaranga menshi mu byamamare by'igitsina gabo mu Buhinde. Uyu mugabo kuri butamenya niba afite umugore cyangwa se ntawe afite, yigeze gushakana na Susan Khan birori byihariye byabereye i Bangalore ahari ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2000. Aha bombi nubwo bari batandukanye, umwe ari umuhinduisme undi ari umuyisilamu. Roshani icyo gihe yavuze yuko yaka agaciro gakomeye imyizerere y'umugore we. Iyi couple ariko yaje gutandukana mu kwezi kwa 12 2013 ariko ubutane bwabo baza kubuhabwa nyuma y'umwaka. Nubwo Roshani na Susan Khan bakomeje kuvuga ko batandukanye mu bwumvikane, muri 2016 Roshani yatanze ikirego arega mugenzi we bakinana muri Krish gatatu Kangana Ranaut amushinja kumugendaho ku mbuga nkoranyambaga ibyo mu cyongereza bita stalking, ariko uyu mugore yaje guhakana ibi birego avuga yuko ubwo Roshani yatanze ikirego cye ari ugushaka guhisha yuko abo bombi baba bararyamanye akiri kumwe n'umugore we Susan Khan. Nyuma yo kubura ibimenyetso, polisi ya Mumbai yashyize akadomo kuri urwo rubanza hashize umwaka. Ku rundi ruhande mu kwezi kwa 5 uyu mwaka wa 2020 uyu wahoze ari umugore wa Krishna batandukanye yagaragaye mu itangazamakuru yemera ko we na Krish bamaranye guma mu rugo yose bari kumwe, nubwo ateruye ngo avuge yuko basubiranye ahubwo agatanga impamvu z'uko babikoze ku mpamvu z'abana babo. Muri 2000 ubwo Krish yaramaze gukora tour ya album ye yise Heartthrob, ibinyamakuru byo muri Nepal byatangije igihuha mu by'ukuri kidafite ishinge na rugero. Ni igihuha cyakwirakwiye mu mijyi yo mu majyepfo ya Nepal bivuga ko uyu mukinnyi w'amafilime y'umuhinde Hrithik Roshan yabwiye umunyamakuru ko yanga urunuka Nepal n'abaturage bayo. Icyo gihe byateje impaka zikomeye zaje guteza imyigaragambyo ndetse no guhagarikwa kwa filime z'uyu mugabo. Iyo myigaragambyo kandi yanatumye hapfa abantu 4. Icyo gihe abaturage ba Nepal n'uburakari bwinshi bigaragambyaga bavuga yuko bazamuhamba ari muzima naramuka atinyutse gukandagiza ikirenge ku butaka bw'igihugu cyabo. Yaba Hrithik Roshan
ndetse na Star Plus televiziyo yari yamwakiye ubwo ibyo byavugwaga. Bose bahakanye ibyanditswe n'ibinyamakuru bya Nepal, maze Krishna avuga yuko atigeze atekereza no kuvuga kuri Nepal. Iyo myigaragambyo yaje gutuza nyuma y'uko Roshan ariko yanditse impapuro ebyiri zisubiramo ahakana ko nta kirego yigeze arega icyo gihugu. Nk'uko nabikomojeho nkitangira, nk'umuhungu w'icyamamare muri Bollywood, Hrithik Roshan yatangiye kugaragara mu itangazamakuru kuva akiri muto, ku buryo hari abavuga ko kwamamara kwe kwatumbagijwe n'ikene wabo no kuba akomoka mu muryango w'ibyamamare gusa. Ariko ku rundi ruhande, Roshan yemerwa nk'umwe mu bakinnyi b'Abahinde bafite impano mu gisekuru cye kubera ubwitange ku murimo we ndetse n'ubushobozi bwe bwo kwiyemeza cyane kuri buri role ahawe. Box office yo mu Buhinde yamushyize ku mwanya wa mbere w'abakinnyi beza muri 2000, 2003, 2004, 2006 ndetse na 2007 mu binyamakuru bitandukanye kandi ndetse n'izindi mbuga zikomeye ku isi zikora inonde. Uzasanga Roshan afatwa nk'umukinnyi mwiza ubyina neza. Ikirenze ibyo nawe uhakanye wawe giza nkana nuko afite isura nziza yakura buri gitsina gore cyose. Muri 2006 Roshan ari mu bakinnyi bane ba Bollywood barimo Priyanka Chopra, Kajol ndetse na Shah Rukh Khan bakorewe udushusho duto mu Bwongereza bitewe n'icyubahiro bahabwa mu gutuma filime z'Ubuhinde zikomeza kwamamara no hanze y'iki gihugu. Igishushanyo kandi gisa neza nkawe, ikibona mu ibara ry'iroza n'ipantaro y'ikoboyi, nacyo cyashyizwe mu nzu ndangamurage izwi nka Madame Tussauds mu Bwongereza ahari mu kwezi kwa mbere 2011. Igishushanyo kandi cyashyizwe no mu yindi mijyi ikomeye irimo nka New York ndetse na Washington. Ndagushimiye cyane nawe dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Njye nitwa Annie Kuingabiye, nibagirwa gukanda subscribe niba utarabikora, ndetse uramutse wakunze iki kiganiro ubitwere gukanda like unasharinga inshuti zawe. Niba kandi ufite igitekerezo, ikibazo cyangwa se n'inyunganizi, nabyo udusigire muri comment.